Mwiriweho nanone inshuti zacu mudukunda aho mwaba muherereye hose mu bice bitandukanye bigize iyi si yacu, nabasuhuje namaze kubaha ikaze. Dusimbukira no muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Abo ni abapolisi b'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bamaze kuba bagera muri Uvira. Baba baje gukora iki? Ese ibi ngibi biracura iki? Ni nyuma y'uko guverineri wa Sud Kivu nawe amaze iminsi ari gutanga amabwiriza hano muri Uvira. Hanyuma rero uyu nguyu yitwa Koroneri Kamasa Ndakize Welcome, akaba ari umuvugizi wa MRDP Twirwaneho. Hari itangazo amaze kuba atanga cyangwa se amaze kuba asohora rigenewe abanyamakuru, tugiye kuba tugarukaho mu kanya, nawe rirakureba nunkundira ugakomeza kubana nanjye. Ikindi ndakubwira ni uko umuyobozi w'abacancuro yitwa Eric Dini Prince, uyu nguyu akaba akomoka mu gihugu cya Colombia, yamaze kuba agera nawe hano mu mujyi wa Uvira, aho ngo aje gutangiza urugamba. Mikenke nk'uko biri gukomeza kugenda bigarukwaho, imirwano irakomeje kandi ikomeye. Abaturage barimo baratabaza ihuriro AFC M23 kugira ngo byibuze ribe ryaza naryo ribagobotore uyu mwanzi, cyangwa se ribaribere bongere babeho bagira ubuzima. Hanyuma rero Minembwe, nk'uko umaze iminsi uri kubyumva, imirwano imaze iminsi iri kuhabera ni imirwano ya kasamutwe, ni imirwano ikomeye cyane nk'uko biri gukomeza kugenda bigarukwaho. Ni nabyo uyu muyobozi cyangwa se umuvugizi wa MRDP Twirwaneho Kamasa yaje kuba ashiraho umukono kuri iri tangazo. Ni nabyo yanavugaga cyangwa se nibyo yagarutseho nk'uko tugiye kubigarukaho mu kanya. Hanyuma rero icyo usabwa ni ukomeza kubana na ikindi ndaza kuba nkubwira ni uko Repubulika na Demokarasi ya Kongo barimo barashinja u Rwanda na AFC M23 uko imaze iminsi iri kugaba ibitero bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Niba rero izi ntare za Sarambwe zamaze kuba zikandagira ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyangwa se mu nkengero zaho, ubwo nawe uri kubyumva iyo bari kwerekeza Kinshasa nk'uko babihigiye, nk'uko bagiye babitangaza mu minsi yashize. Hanyuma rero ni nako Warungu imirwano ikomeje nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Ni nyuma y'uko ngo hari igisasu cya mine cyaje kuba gihitana abagera kuri 97, hanyuma abagera kuri 237 bakomeretse kandi bikomeye. Muri Ituri rero imirwano naho irimo kuba, aho iyi ADF irimo kugaba ibitero bikomeye cyane, yaba ku baturage ndetse n'ibindi bice twavuga ko birimo abasirikari batavuga rumwe nabo. Ni mu gihe kandi hano mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kuba bigarukwaho, ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyongeye guhura n'ibibazo kugeza kuri ubu ngubu kikaba kitari gukora nk'uko byakomeje kuba bitangazwa. Ni nyuma y'uko kandi umaze iminsi uri kumva uyu Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi yigamba yikomanga mu gatuza, avuga ko ngo yarwanye n'inkotanyi ngo mbere yuko zerekeza hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo warakoze cyane wadahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Ngusabe gukora subscribe, share na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Uzajya ubonera ku gihe amakuru y'ibiba bimaze iminsi biri kuvugwa, cyangwa se imirwano iba imaze iminsi iri kuba nk'uko dukunze kubigarukaho. Twebwe ntabwo twibanda ku ma update, ahubwo turagira gutya tugakusanya ibimaze nk'iminsi 3 cyangwa se icyumweru biri kubera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se mu karere k'ibiyaga bigari. Twamaze gusimbukira muri politike. Hanyuma rero ntatinze, reka duhere kuri iri tangazo rya MRDP Twirwaneho. Uyu ni umuvugizi wa MRDP Twirwaneho, yitwa Koroneri Kamasa Ndakize Welcome. Yagize ati kuva tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 kugeza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, aho mu gihugu cy'u Rwanda barimo kwizihiza umunsi mukuru w'intwari zaruharaniye, nibwo indege zigera kuri 18 za FARDC zoherejwe mu kirere cya Minembwe. Indege zigera kuri 18 mu masaha atageze ku masaha 12 zoherejwe mu kirere cya Minembwe. Zari zigiye kumara iki? Cyangwa se ibi bitero bigamije iki? Ibi byose biravugwa ko
byibasiye abaturage batuye muri ako gace ka Minembwe. Ibi bitero byazo byateje impfu z'abasivile benshi, byibasiye ibikorwa remezo byabo, byibasiye ibikorwa remezo bya gisivile birimo inzu zo guturamo, amavuriro, insengero n'ibindi. Colonel Kamasa Welcome yasobanuye ko ibi bitero byagabwe mu bice bituwe n'abaturage benshi, cyane cyane santere ya Minembwe. Ahangaha ni muri komine ya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Ahangaha rero ibi bitero bikimara kuba, abahunze ni benshi. Ibi bitero by'iri huriro ry'ingabo zirimo iza Repubulika na Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi, imitwe ya Wazalendo na FDLR yatumye abaturage benshi bahunga. Ati ibi bitero byo mu kirere byakajije umurego muri Mutarama 2026, nyuma y'aho ingabo za AFC M23 zivuye mu mujyi wa Uvira. Ibi bishimangira umugambi wa leta ya Kinshasa wo kurimbura ubwoko bw'Abanyamulenge. MLDP Twirwaneho yatangaje ko mu gihe ibi bitero bikomeje, yiteguye gukomeza kurwanya ibikorwa bigamije kurimbura abasivile biri gukorwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 ingabo za AFC M23 basabwe kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Amerika yari imaze iminsi bacanyeho igitutu, yari imaze iminsi iri kubotsa igitutu iti muve muri uwo mujyi. Nabo nta kindi bakoze, barayumviye bawuvamo. Urabyibuka igihe Perezida Felix Tshisekedi yari yerekeje muri Angola, ibyo yabwiye Perezida Joao Lorenzo mugenzi we mwarabyumvise. Yaje kwerekeza muri Togo, abwira uyu Fore Nyasimbe cyangwa se uyu nguyu ni umujyanama mukuru ugomba guhuza cyangwa se muri iki kibazo cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, akaba akuriye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, n'abari abayobozi bandi barimo wabaye perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo, bariya wabaye perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, n'abandi bayobozi barimo ba Panza. Abo bose bari kumwe bayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uyu perezida rero Felix Tshisekedi akigera ahangaha, icyo gihe ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, yaje kuba abwira uyu perezida wa Togo ati ni igiki gituma mudashira igitutu kuri M23 ngo bave muri uyu mujyi wa Uvira. Ngewe nta kindi kintu ngiye gukora, ngiye gutangiza intambara niyo izashira iherezo cyangwa se nizashira akadomo kuri ibibazo biri hagati ya M23 ndetse n'ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni M23 na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, na Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ati mbona ari cyo kintu cyonyine kizashira iherezo kuri ibibazo byose biri hano mu karere mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi byose rero nk'uko uyu mugabo yabivuze, ngira ngo ubu ngubu yatangiye kubishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu watangiye ubona abacanshuro bamaze iminsi bari koherezwa ku bwinshi hano mu mujyi wa Uvira. Izo za Wazalendo zamaze kugera hano mu mujyi wa Uvira, FDLR bamaze kugerayo, Abarundi bamaze kugerayo. Kuri uyu munsi tuvugana nk'uko natangiye mbikubwira, ubu ngubu polisi y'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bamaze nabo kuba bagera hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe nubwo barimo bashinzwe umutekano
uranabyibuka uyu mugabo ni guverineri wa Sud Kivu akimara guhunguka ava i Burundi, yitwa Purusi, yaje kuba ahumuriza abaturage babwira ati muhumure turi kumwe tugiye kubacungira umutekano, nta muntu n'umwe uzongera kugira ikibazo. Yewe n'abo banyamurenge bavuga ko ngo turabica cyangwa se bitwaza ngo turabica ngo turabahohotera tukabica tukabatwikira tukagira dute, abo tugiye kubarinda. Ariko kugeza kuri uyu munsi biravugwa ko hari abantu benshi bari gukomeza kugenda bapfa, abandi bagafatwa mpiri bakazirikwa, abandi bakanyongwa, abandi ni ukuvuga ngo impfu ziri kubera hano muri Uvira ni ibindi bindi. Nta mutekano wigeze uhaba nyuma y'uko izi ntare za Sarambwe zivuye muri uyu mujyi wa Uvira. Ibintu rero birakomeza kugenda bifata indi ntera, ibi bintu sinzi aho bizagarukira. Kuko rero byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, murabyibuka M23 bafata uyu mujyi wa Goma ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025. Bamaze iminsi bari kwizihiza isabukuru y'umwaka bafashe uyu mujyi. Urabyibuka ko icyo gihe ubundi habagaho icyo twita convention warfare, cyangwa se kurwana barebana vis-a-vis, bakarasana barebana. Iyo ngo ni systeme mu gisirikari ibaho. Iyo systeme yakoreshejwe hano i Goma, cyangwa se ngo jumping system yakoreshejwe hano i Goma, ngo ntabwo ariyo systeme iri gukoreshwa hano za Uvira, cyangwa se muri ibyo bice twakubwiye za Minembwe, cyangwa se aho ngaho za Kisangani. N'ibitero bikomeje kugenda bigabwa ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bashotora cyangwa se batangiza imirwano. Hanyuma rero M23 nabo ngo ibi bitero bari kubizimya, cyangwa se bari kubiburizamo, cyangwa se ibisasu bari kubizimya bifashishije systeme yitwa ISBISU system, cyangwa se ngo I see you before I shot you. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi niba uteye igisasu, urekuye igisasu cyangwa se wohereje drone, hari systeme intare za Sarambwe zifite isetinze hariya muri ibyo bice byose bya Kamanyola, za Minembwe, aho hose za Kisangani. Hari systeme bafite bamaze kuba bestara. Iyo systeme ngo niyo iri kugenda ikazimya ibisasu byamaze kuba byoherezwa ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo systeme niyo iri kugira gutya igahita irasa indege cyangwa se drone yari ije kubarasa aho bari, bo bakayicunga, yamara kurenga mu gice kitarimo abaturage bagahita barekura igisasu, cyangwa se iyo systeme yayo igahita iburizamo iyo drone, ikayirasira mu kirere, ikagenda ikagwa, igashwanyuka, hari igashya, ikagwa ahantu hatari abaturage. Ibi byose nk'uko biri gukomeza kugenda bigarukwaho, ni imirwano iri kuba yatangijwe ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi yaje kuba abigarukaho, abitangaza, avuga ko agiye gutangiza urugamba rukomeye cyane, ari rwo ruzashira iherezo kuri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 bati natwe turahari, turahabaye 5-5. Ikizabaho cyo nuko tugomba kurwana, tukarwana mpaka. Igihe cyose uzagira gutya ntutwumve, igihe cyose utazatwubaha, igihe cyose muzakomeza kudusebya ngo turi inyeshyamba cyangwa se turi iki, ntabwo turi abanyagihugu, izo mvugo z'urwango byose nk'uko bigenda bivugwa kuri aba barwanyi ba M23, baravuze bati tuzirwanaho. Ni mu gihe rero ngo idoha muri Katari ibiganiro birakomeje. Abantu bakibaza bakavuga batese ibi biganiro biriko biridoha muri Katari, mwoka byaramwe aho bahereye ibi biganiro ko tubona ntacyo bitanga, amaherezo azaba yahe? Amasezerano ya Washington DC murabyibuka ashyirwaho umukono na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi hano imbere ya nyakubahwa Perezida Donald Trump. Murabyibuka n'amasezerano y'agahenge cyangwa se yo guhagarika intambara cyangwa se y'ubwumvikane hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ibyo byose navuga ngo reka da. None abarwanyi ba M23 nyuma yo kuva muri Uvira berekeje hehe?
berekeje za Kisangani. Ubu ngubu ng'imirwano niri kubera cyangwa se ikibuga cy'indege nacyo mu minsi iri imbere uzajya kumva mve ngo bagifasha. Nibamara gufata ikibuga cy'indege cya Kisangani se ugira ngo hazaba hasigaye iki? Ibi ngibi byose rero nk'uko biri gukomeza kugenda biba cyangwa se nk'uko biri gukorwa, uri kuharenganira ni umuturage. Aba baturage b'Abanyamulenge bashyirwa mu majwi kenshi ko barimo guhohoterwa ku rwego rwo hejuru. Abagore baricwa, abana baricwa, abagore bagafatwa ku ngufu n'abana b'abakobwa bagafatwa ku ngufu, n'ibindi bikorwa byose navuga ngo byibasira inyokomuntu. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ikiremwa uri kurebera amaherezo y'ibi bintu azaba yahe. Abasenga basenga, ndabizi Abanyamulenge bakunda gusenga. Hariho abakunda gusenga, basenga bafite umutima wo gusenga cyangwa se bagasenga Imana koko nk'uko Imana bagomba kuyisenga. Hari n'abagenda ari ukwikiza cyangwa se ari ukugira ngo babarebe ko ari abanyamasengesho, ariko hariho abasenga by'ukuri. Abanyamulenge ndabizi barasenga. Abanyamulenge musenge, n'abasenga mu basengere. Abanyamulenge barasumbirijwe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Sud Kivu, aho ngaho za Fizi, aho ngaho za Minembwe, za Uvira. Ibintu biri kuhabera ni ibindi bindi. Murabyibuka neza mu minsi yashize ihuriro AFC M23, uyu ni Generali Makenga, aherutse gutangaza ko bafite ubushobozi cyangwa se bafite intwaro cyangwa se bafite sisiteme nk'uko nahoze mbikubwira yubakitse ku rwego rwo hejuru, ndetse n'intwaro zigezweho. Bavuze ko nabo mu gihe Perezida Felix Tshisekedi yatangije urugamba rwo kubarasaho, nabo intambara bayiteguye kandi bagiye kongera kwisubiza Uvira mu gihe gitoya. Ibi ngibi biracura iki? Ibi ngibi biragenda bite? Amaherezo azaba yahe? Ni mu gihe biri kuvugwa ko hano i Burundi ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyongeye kugira ibibazo, kikaba kitari gukora, ariko cyagira ibibazo cyareka gukora. Uko byagenda kose biracyagaragara ko igihugu cy'u Burundi gifite akaboko gakomeye cyane mu ntambara iri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikiriho cyo nk'uko biri gukomeza kugenda bigarukwaho, intare za Sarambwe ziri gukora ibishoboka byose ngo, ubundi imvugo bari gukoresha imvugo ngo yo kwina. Intare za Sarambwe zirimo kwina Abarundi cyangwa se abarwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se koalisiyo ya FARDC muri rusange. Intare za Sarambwe ngo barimo kubina. Niyo mvugo bari gukoresha, ngo barimo kubina. Ni mu gihe byamaze kuba bitangazwa ko, cyangwa se ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baratangaza ko ngo bamaze kuba bafata ngo abasirikare ngo ba RDF, cyangwa se ubundi ukuvuga ngo AFC M23 bavuga ko ni koalisiyo ya AFC M23 RDF. Bo niko bavuga ngo bamaze gufata abasirikari ba RDF aho ngaho za Kisangani, mu bice bya za Kisangani, ngo bamaze no gufata n'indangamuntu cyangwa se ibikoresho carte d'identité ngo uyu musirikari ukomoka hano mu Rwanda nk'uko babitangaje, ndetse n'intwaro n'imyambaro nabonaga barimo kubyerekana ngo ni iby'abasirikari ba AFC M23 nk'uko biri gukomeza kugenda biga. Ariko ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibi ngibi si ubwa mbere babitangaje, cyangwa se si n'ubwa mbere bakunze, kuko iyo bashaka kugira ngo bagaragaze ko u Rwanda ruri gushotora, cyangwa se ngo bumve ko u Rwanda rushobora kugira icyo ruvuga kuri ibyo bintu, bifashisha izo ndangamuntu, sinzi iyo baba bazikuye, bakifashisha imyenda. Rimwe na rimwe urabyibuka igihe bigeze gufata umusirikari baramuvunagura, bamaze kumuvunagura bavuga ko ngo ari uwa RDF, ngo bafashe ngo bamufate hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda icyo gihe rwabihakanye rwivuye inyuma. Ni byinshi cyane bijya bibaho, bajya bakora bakashaka kwiyeza ku Rwanda, ariko u Rwanda rukicecekera. Ariko niba ubyibuka neza, nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi yiyamamaza igihe yari kumwe n'uyu nguyu Constantin Mutamba, nubwo Constantin Mutamba yaje kugira ibibazo, minisitiri w'ubutabera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabyibuka ko Perezida Felix Tshisekedi yikomangaga mu gatuza abwira abaturage ngo niba mutore, nibamara kumutora
ngo nta kindi kintu azakora azakurikizaho ni ugukuraho ubutegetsi bwa Kigali, hanyuma ngo u Rwanda bakarugira intara niba ari iya karindwi niba ari iya gatandatu hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose nk'uko byagiye bigaragaza ubushotoranyi buri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigizwemo uruhare na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe u Rwanda rwo ruvuga ko mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kwimika iyi FDLR yasize ikoze amahano hano mu Rwanda, ikica imbaga y'abatutsi hano mu Rwanda, bagera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakinjizwa mu gisirikari, n'abariye ba FARDC birazwi, no mu Burundi naho bakaba barahungiyeyo bakaba bariyo. U Rwanda ruvuga ko rutazigera na rimwe rwihanganira icyo kintu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoze, ko ahubwo aho kugira ngo FDLR ibasange hano baze kurwanira hano i Kigali, ahubwo bazabasanga hehe? Bazabasanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagashyiraho ingamba z'ubwirinzi. Izo ngamba z'ubwirinzi rero nizo izi ngizi ziri kurwanya FDLR. Ngira ngo u Rwanda ruherutse gutangaza umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitwa Uwera Jean Maurice, akaba yaragiyeho asimbuye uyu Alain Mukurarinda witabye Imana, akaba yaragiyeho mu buryo bwo kungiriza Yolande Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Nawe rero aherutse gutangaza ko yiteguye hasi hejuru gusubirikanya, cyangwa se igihe cyose Patrick Muyaya umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azagaba ibitero ku Rwanda, nawe ngo yiteguye kumusubiza hasi hejuru mu rurimi rwose ngo azavuga. Yabitangaje mu magambo ye, mu rurimi rwose azakoresha agaba ibitero ku Rwanda. Yaravuze ati nanjye indimi ndazizi, yewe nzi n'iz'umuriro. Ati nanjye nditeguye, tuzahangana. Ngayo nguko rero, sinzi uko biri buze kugenda. Abasenga musengere abanyamurenge bari hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, za Minembwe muri groupement ya Fizi, aho za Uvira, ibintu birakomeza kugenda bifata indi, aho kugira ngo bikemuke ahubwo biri gukomeza kugenda bifata indi ntera. Amaherezo y'ibi bintu rero sinzi ukuntu bizarangira, ariko wenda abahanga cyangwa se abafite inyungu muri iyi ntambara bazi uburyo iyi ntambara izarangiramo. Wakoze cyane rero kuba duhema gukurikirana ibiganiro byacu. Reka nkubwire ngo ukomeze ugubwe neza, ugire ibihe byiza, Nyagasana kurinde. Bye bye.